imirimo umuntu wese yakoze izageragereshwa umuriro, ntabwo izageragereshwa amazi n'amavuta, ahubwo ni umuriro. Uko bizagenda kose, niba warakoze neza Imana izabana nawe, niba warakoze neza Imana izakugororera. Kandi mu ngororano z'Imana zitandukanye n'iz'abantu. Iyo Imana igiye kukugororera yo irakureba ikavuga ati reka muhe icyo abandi bantu batamuha, reka muhe ikintu abandi bantu batamuha. Tubahaye ikaze bakunzi ba Kebuka Iburyo TV, turabashuje kandi tubanga amahoro y'Imana abane namwe. Umuntu udafite ibyishimo kuri uno mwanya, atanezerewe, turamubwira ngo nakomere n'iyihangane kuko nicyo gihe asohoyemo. Kandi turababwira ati namwe mwishime munezererwe Imana kuko ari yatumye uyu munsi mugera ku gihe cy'ibyishimo. Tubahaye ikaze inshuti zacu zose rero, abari mu Rwanda, abari mu mahanga, aba muri Afurika ndetse no mu bihugu by'i Burayi no muri Amerika, mwese turabasuhuje. Tubabwira ngo Imana nibarebe neza, Imana nibiteho imigambi yanyu, mu mirimo yanyu mukora, Imana ibiteho. Ni hahandi rero n'ubundi ni kuri Kebuka Iburyo TV, handi dukura ibiganiro, ijambo ry'Imana, kungurana ibitekerezo mu buryo bwo kugira ngo buri muntu wese agire intambwe n'imwe atera kandi imujyana ku Mana. Nimbarwa bukeye Mugisha Jean de Dieu muri kumwe, kandi arabashimiye, anabasuhuje, arababwira ngo Imana ibarebe neza. Tunezereye Imana kuri uyu mwanya, dushimye Imana kuko itwemereye yuko tukiri bazima kugeza ubu ngubu. Iyo wumvise nk'amatangazo wumva hari abantu benshi bapfuye, kandi baranabavuga ko bafite ubushobozi, abatavuga ni benshi, ariko dushimiye Imana ko itadutanze amaboko y'ababisha baduhigaga kuri uyu munsi, natwe tukaba kwibona turi bazima, ndetse tuboneyeho n'umwanya wo gushima Imana. Imana nihimbazwe. Tunejejwe n'Imana mu mutima rero kuko umurimo w'Imana urakomeje, kandi umurimo w'Imana wa mbere ni twebwe, natwe iracyaturinze. Undi murimo w'Imana wa kabiri ni kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo, kugira ngo abantu barusheho kumenya ko twahawe imbabazi, twahawe agaciro, duhabwa ubutumwa bwiza, duhabwa Yesu Kristo arangije arapfa aranazuka ku bwacu. Twari twarataye agaciro rero mbere, ariko dushimye Imana kuko itatumye tukomeza guta agaciro, ahubwo yatwemereye tukagira icyubahiro by'uko yatanze Yesu. Ubu ngubu imbaraga ijambo dufite n'impamvu ubu ngubu dutinyuka kuvuga kenshi na kenshi nuko dufite Yesu kandi watwitangiye. Tunejejwe rero nuko turi bazima, kandi namwe muri bazima, kuko Imana yatumye ubumeze uko nguko, yatumye n'ubuzima bwawe bukomeza kuba ubuzima. Tuba turifite umwanya munini wo kuganira, ariko nanone murabizi ko ino minsi itoroshye, ibihe biba byarabuze, abantu baragiye babura n'umwanya, ariko umwanya wo gukorera Imana wo niyo utaba ari hano kuri Kebuka Iburyo TV, n'ahandi tuba turi kuwukora. Rero ubu turi gufashwa muri ino minsi nuko umuntu wese uri gukora ibyiza azabona ingororano zabyo, ndetse n'uri gukora ibibi nawe azabona ingororano zabyo. Nayo mpamvu tugiye gusenga Imana, tukumva ijambo ry'Imana, tukaganira, tukungurana ibitekerezo, tugafashanya twese, kuko muri runo rugendo nta muhanga urimo. Umuswa wa mbere no muzakubwira ko ari umuhanga muri runo rugendo, ariko niba ugifite inzara n'inyota zo kumva ijambo ry'Imana, uracyafite ibyiringiro no gukomera, uracyafite imbaraga zo gukomeza kubaha Imana. Ni nayo mpamvu tugiye gusenga Imana ngo twumve ijambo ry'Imana. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu Kristo, aya masaha y'uyu munsi turagushimiye kuri Imana yacu, watubereye Imana mu myaka yatambutse. Mana, uraturinze, watugiriye neza, waturinze ko twakagombye kuba twarabaye ibishungero ku musozi, ariko ntibabyemeye ko abisha bacu batwishima hejuru. Mana, nuhabwe icyubahiro. Tunejejwe yuko uyu mwanya wongeye kutwemerera kuba turi hano kuri Kebuka Iburyo TV, kugira ngo dusangize bene data, inshuti z'umusaraba, abakunzi b'ijambo ryawe, icyo dukwiriye kuganiraho muri no minsi. Turagushimira ko twemereye ko n'umwanya wongera kuboneka.
kandi tugushimiye yuko ubu turi bazima. Hari abandi barwaye atari uko butabakunda aricyo gihe basohoyemo, none natwe turi bazima, nuhimbazwe, uri Imana yacu bwite. Tugeze muri wa mwanya mwiza w'ijambo ryawe, habure njyewe n'imbaraga zanjye n'ubushobozi bwanjye, haboneke wowe kuri Imana ituma buri muntu wese amenya icyo akwiriye kumenya, kandi ituma buri wese afashwa n'icyo akwiriye gufashwa nacyo. Uyu ni wa mwanya kandi tuboneraho amahirwe yo kwamamaza ubutumwa bwiza, kugira ngo abantu bahindurwe n'imiburo y'ijambo ry'Imana, nabo bahindukiye bakora ibyiza, kugira ngo ubwo uzahamagara itorero ryawe uhagaze ku bicu Kristo, nabo bazabonekemo ndetse bazimana ingoma na Kristo twese hamwe. Turagushimiye ko ugiye kudushyigikira tuganira ijambo ryawe, kandi bari uboneka kugira ngo buri muntu wese uri buze kwita kuri iki cyigisho akumva n'iri jambo, abashe kubona izindi mbaraga ndetse agire n'ubundi bumenyi bushyashya umubonekaho kuri Imana. Ngo bana natwe rero udushyigikire muri byose, kandi imbaraga zanjye ntiziboneke, haboneka imbaraga zawe n'ubujyanama bwawe no gushyigikira abantu kwawe. Tubikwatse mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akanazuka. Amen. Dufite byinshi byo kuvuga kuri Yesu, dufite byinshi byo kumushimira, dufite ibyiringiro kuko yemeye kutwitangira, kandi dufite imbaraga dutezwa n'uko Kristo yatwitangiye. Nta handi tuzikura uyu mwanya wose n'ubundi bushobozi bwose ni kuri Kristo, kandi tumushimiye yuko agenda atera inkunga abantu be kugira ngo barusheho kwamamaza ubutumwa bwiza. Uyu munsi rero dufite icyigisho tugiye kuganiraho cy'ijambo ry'Imana, gifite intego ivuga ngo ingororano. Ijambo bita ingororano, kenshi na kenshi hagororerwa umuntu ufite icyo yakoze, akagororerwa n'umuntu ufite nanone ubudahangarwa bumeze nk'ubw'umwami. Kuko ingororano itandukanye n'icyo bita umushahara, ingororano itandukanye n'icyo bakita igihembo, kuko ingororano yo ikubiyemo ibyo byose. Rero ingororano tugiye kuganira kuri uno munsi, nk'uko no muri bisanzwe ijambo bita ingororano haba harimo ibice bibiri, kuko buri kintu cyose kigira igice cya negative na positive. Harimo ingororano ziba zijyanye n'ibihano, ibihembo by'ibyaha umuntu yakoze, harimo no kugororerwa kuko wakoze neza, ibyo twakita nanone ibihembo by'ibyiza wakoze. Ariko iyo umuntu ari kuvugana na mugenzi we ati ijambo bita ingororano, kenshi na kenshi agororerwa n'umuntu utanga igihembo cyitwa ingororano nyine. Buri iyo dukoreye umushahara ku kwezi cyangwa se ndi mahanga nkorere, we ntabwo yaguha ingororano ahubwo araguhemba igihembo, ubwo ni umushahara, kuko byo murakivuganaho mukacyemeranaho. Ariko ingororano uba uzi ko ihari, n'uyitanga uzi ko ahari, ariko kenshi na kenshi ingororano ntabwo muyisezeranaho. Abami nibo bajyaga bagororera abantu, ariko ntabwo umwana ngo mwami uzangororere iki ngiki. Uyu mwami Yesu yadukurikiye nawe azatugororera, kandi buri wese azamugororera, nta muntu n'umwe azambura, nta n'uwo azajyamo ideni, nta n'uwo azararanya. Umuntu wese ibyo akora azamugororera. Tugiye kuganira kuri ijambo bita ingororano, kugira ngo muri kino gihe abantu barangaye, abantu bafite byinshi birukangiremo, bamenye yuko ibyo dukora byose bizagira ingororano zabyo. Yaba ibyiza uri gukora uzabona ingororano zabyo, zaba ari ibibi uzabona ingororano zabyo. Icyiza kuruta ikindi, umenya ngo ibintu byose nkora ntabwo bizata agaciro, ahubwo nzabigororerwa. Ijambo ry'Imana ryo iyo rigiye kuganira ku bantu cyangwa se rigiye gufasha abantu ku kintu kijyanye n'ingororano, ritumenyesha ko ingororano hariho igice cy'ibihano n'igice cy'ibihembo cyangwa se icyo bita amashimwe. Hashimwa rero umuntu wakoze neza, noneho wakoze nabi icyo bita igihano baramugaya mbere na mbere. Noneho igihano cyo n'iki ni ingaruka z'ibyaha, ariko nanone ingaruka z'ibyaha nazo ziba ukubiri. Hari ingaruka ziba ku giti cy'umuntu kubwe ku giti cye, ko yakoze icyaha ingaruka zikamubaho wenyine, ariko hari n'icyaha ukora kikagira ingaruka ku muryango wawe. Kenshi na kenshi rero abantu ntabwo bajya batandukanya yuko hari igihe birundumura mu gukora ibintu bibi, bakaba batazi yuko bari gukora ibintu bizatuma n'umuryango wabo ingaruka zibageraho. Akaba azi ngo ngenda akoze nabi nk'uko mbikora, numva mfite imbaraga zo gukora ibyo nshaka, ndetse n'umutima wanyongera inama gukora ibyo numva nishakiye, ariko ntamenye yuko ari gutegura habiho umuryango we cyangwa se habihe nawe ubwe ku giti cye. Iyo rero uri umuntu ufite umutima nama no gushaka kugira ngo ugire inzira nziza ugenderamo, ubanza gutekereza ngo mbese ibintu nkora ingororano yabyo ni ibihe. Kenshi na kenshi abantu ntabwo baba batekereza ngo ibizaza bya kera, abantu bumva ibintu bisaza vuba, ugasanga ashaka ibintu yasubizwa vuba ako kanya,
ariko nanone iyo turebye ibintu biza vuba kenshi bimera nka za nyama Abisiraheli basabaga Imana bari mu butayu zikaza ari inturumbutsi. Yana bari gushaka ibintu byihuse vuba ari n'igihe bakora amakosa menshi yo kugira ngo babizane vuba bagereho bikabagaruka kubera ko babyihutishije batabijyanye gahoro ngo bategereze igihe cyabyo. Kuko ndabizi nk'ababyeyi bateka cyangwa se n'abandi bantu bose bajya bateka, ufashe ibiryo bitari byashya ukabikura ku mashyiga uriye vuba, ariko ushobora kuba uriye ibituma umubiri wawe utagenda neza. Kenshi na kenshi rero ingororano bigusaba kwitegerezayo uza kugororera akakugorora mu gihe cye ashaka. Tugendeye ku by'ijambo ry'Imana, iri Yesu tuvuga Kristo, we ingororano ya mbere iruta izindi azatugororera nuko azatwishyira tukimana ingoma nawe mu bwami bwo mu ijuru, tukaba tutazongera kubabara, tutazongera kurira. Icyo nicyo cyizere gituma tuvuga ngo niwe mwami utanga ingororano nziza kuruta abandi. Ni ndetse nayo muntu wenyine cyagiye yari yambaye umubiri, ni wenyine ubasha kukureba akavuga ati ko bimeze kose uyu nguyu nubwo ari kubabara ariko ndi kumutegurira ikindi gihe kizaza. Ariko iyo turebye ku ngororano z'abantu cyangwa se ibihembo n'amashimwe abantu batanga, birashobora kurangira anabigwaye uyu munsi, uwaguhaye ishimwe uyu munsi akanawuhindukira akaba nawe kunyaga. Ndetse kenshi na kenshi umuntu akagushimagiza ndetse akanakuvuga imyato, akanakuvuga ibigwi byiza, ariko gato cyane imbere gatoya akaba ari guhinduka umwe wagushimagizaga akaba ari ugize gute, ari we uri kugusebya. Kenshi na kenshi abantu bajya bakunda kuvuga ngo amenyo asekera inka ni nayo ayirya. Abantu bo ibyabo bihora ari gatebe gatoki, ariko ingororano za Yesu Kristo uyu twiringiye zitandukanye n'iz'abantu bagororera abandi. Ingororano nyamukuru azatugororera ubugingo buhoraho. Ariko ijambo ry'Imana ngo ritubwire ko azatugororera ubugingo buhoraho gusa, hari izindi tubona mbere. Ingororano za mbere tubanza gukora tukijyana mu isi, cyangwa se ibihembo duhembwa bya mbere, kuko niba ibyishimo n'uyu munezero no kukubona umwanya no kukubona igihe cyo kuganira ijambo ry'Imana byo biri mu bihembo cyangwa se mu byishimo by'uko turi abakristo. Rero iyo umaze kumva yuko ibintu ukora ugafata umurongo w'uko ibintu ukora uzabihabwa n'ingororano, witegura yuko byanze bikunze ugomba gukorera ingororano nziza. Iyo rero turi kuvuga kuri kino gice cya mbere cy'ingororano nicyo bita ibihano, abantu benshi yumva ko umuntu uzamuhana azavuga ati narebye mbona nta kundi wabigenza. Ariko buriya umwami yaciye iteka akavuga ati uzagira ahangaha akagenda nabi igihano kirahari, uzagenda neza igihembo cye kirahari. Buriya guhitamo neza gukorera Imana ni byiza ukanamenya ko wabihisemo, kuko n'ubundi niyo utabihitamo n'ubundi usiduka ukorera shitani, kandi shitani nawe atari bugushimiye yuko umukorera. Buriya hari ikintu kigiye kibabaza nk'abantu baba bakorera shitani atanababwiye ngo nimuze mumure, ko atanabafata mu bakozi be bakomeye bo azashima, ahubwo gufata nk'uri kwihuruza mu kazi. Kuko kenshi na kenshi ibyaha bikorwa n'abantu bari abakristo bakishijwe, ibyaha byabo Satani yabona ko n'undi muri kumwivangiramo, n'undi ntiyari yabatumiye, ntabwo muba yateganyaga bari gukora akazi, mwebwe ntabwo aba yabateguye, ahubwo muba wivanzemo ukaba ari wowe ugiyemo ugashiduka ukoze ibintu bidafite ikindi kintu bitanze, ahubwo wowe bikururiye iki ingaruka. Noneho ku gice cya kabiri cyangwa ibihembo cyangwa se amashimwe, kenshi na kenshi niyo muravuye ngo murakoze wumva gushimye, ariko kuri Yesu Kristo ho nagaruka nk'uko bizagenda. Ingaruka zizagira ku muntu ku giti cye mbere na mbere zitangira akiri hano muri ino si, n'izajya ku miryango hari igihe uzikururira abantu. Turi buze gusoma ijambo ry'Imana, tugiye gusanga mu byahishuwe igice cya 22 umurongo wa 12. Ijambo ry'Imana riri mu gitabo cy'ibyahishuwe igice cya 22 turasoma umurongo wa 12. Ni ijambo rijyanye n'iki cyigisho tugiye kuganira, ndetse ni naryo umutwe w'icyigisho anabyo tugiye gusoma. Ni ibyahishuwe igice cya 22 umurongo wa 12. Handitse amagambo makeya ariko afite ibisobanuro byinshi. Handitse ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngorore buri muntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Umurongo wa 12 tubusubiremo. Handitse ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Uyu ni Kristo
cyangwa se ni umwana w'Imana cyangwa se ni Imana ubwayo iri kuvuga ngo ndaje vuba. Yesu niwe atubwiye ngo agiye kudutegura hano tuzaba, ariko azaza aje kujyana abamukoreye n'abamukurikiye. Ariko si ibyo byonyine, azaza azanye n'ingororano. Haleluya. Kandi azaba aje guhemba abantu abakwiriye ibyo bakoze. Nta muntu n'umwe azagenda mu mwenda, nta n'uwo azararanya, nta n'uwo azabwira ngo doyangureka ngo kwaturire ngo nawe nkaturira tubyumvikaneho, ahubwo umuntu wese azahabwa ingororano zikwiriye ibyo yavuze niko ijambo ry'Imana ritubwiye. Ibyo wavuze, ibyo wakoze, ibyo watekereje, ingororano zabyo birahari, kandi nta na rimwe Imana izigera igira gute reka kuguhemba icyo wakoreye. Dore ndaza vuba hakiri kare, iyo hakiri kare n'ibyo yongeyeho, nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ni buri muntu wese, ntabwo ari umuntu uba mu rusengero, nta nubwo ari umuntu ubwiriza ubutumwa bwiza, nta nubwo ari umuririmbyi, nta nubwo ari umudiyakoni, ni buri muntu wese. Iyo hajemo umuntu wese, duhera kuba mu nzu y'Imana, tukagera no ku batayibamo, tukagera no ku bantu bayibamo bishushanya, tukagera n'abakora imirimo batazahemberwa kandi ko bazayihemberwa, ariko ni buri muntu wese ibikwiriye ibyo yagize gute ibyo yakoze. Ijambo ry'Imana rero ryo iri umuntu bashaka kurisobanura nk'umuntu nta bumana buri kurimo, nta mwuka w'Imana ugushoreye, kenshi na kenshi ushobora kurivugana amarangamutima yawe. Ariko niba umuntu azahemberwa ibyo yakoze, nagira ngo mubaze uri gukora iki muri ino minsi? Wakoze iki? Uri gutegura gukora iki? Ubu buri mu biki? Kubera yuko abazaza vuba, ijambo vuba ntabwo babango musibejo, nta nubwo babango uyu munsi nimugoroba, nta nubwo babango nejo mu gitondo, ariko ni vuba. Ibyo byiringiro turabibona nabyo uko ari vuba, kandi ubwo azaza azanye ingororano zikwiriye buri muntu wese ibyo yagize gute ibyo yakoze. Imana itugirire neza, Imana iturengere. Rero turi ku gice cyo kuvuga ku ngororano. Hari abantu benshi Bibiliya igerekana bagiye bagororerwa n'Imana, ariko nawe hano hanze mu buzima tubamo, ngiyo nshaka kugira ngo nkunde ijambo ry'Imana, nanakunda Imana ntabwo ngifata mu bumana hejuru cyane, mbanza nkahita nisanisha nayo muri twebwe n'ubuzima tubamo. Nubwo Bibiliya itatwemerera gufata iby'Imana ngo tubivange n'iby'abandi bantu cyangwa se n'ibyo mu muntu no mubiri, ahubwo tubyigiraho kugira ngo turusheho gufata ngo ese umuntu mugenzi wawe agushima ati iyo wakoze. Nubwo Imana itazashima nk'abantu, kuko umuntu aragushima uyu munsi ejo akaba ari ugucyurira, aranagukunda uyu munsi ejo akaba ari ukwanga, ariko Imana yose uko nuko imeze. Ariko yo iratuba ngo nzaza vuba, ndaza vuba, nzanye ingororano ngororere buri muntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Tukiva ku gice cya mbere cy'ingororano, ndagira ngo duhere ku gice kivuga ngo ibihano. Igihano Bibiliya tuvuga ko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Abantu ntabwo bazi ko hariho impfu ebyiri. Hariho urupfu rw'uyu mubiri umwe tujyana ku irimbi tukagenda tugashyingura, ariko hariho n'urupfu rwa muntu w'imbere nawe utazabona ubugingo buhoraho, ahubwo uzababara iteka kubera yuko yakoze ibibi, atagendeye mu nzira nziza. Ariko icyo cy'urupfu hari igihe kitari cyo kibanza, kuko ntabwo urupfu rubanza. Hari ibindi bintu bishobora kukubaho bitewe n'ingaruka z'ibyo wahize. Nta muntu utabizi neza yuko iyo umuntu afashe gahunda yo kujya kwiba, mbere na mbere iyo ari ubizi neza ko ugiye kwiba, uzi neza ko nunafatwa bwa mbere nyir'urugo natagufata ngo akwice, leta izaguhana, amategeko azagukurikirana. Icyo ni igihano ubusanzwe uzi. Icyo ngicyo kikugeraho rero, uhita ubona yuko icyo wagiye gukora kitari neza, kitari sawa, ukavuga ati byanze bikunze ikintu nakoze, dore ingaruka zacyo za mbere zingezeho. Ni nako buriya iyo uhemukira abantu, ukitwara nabi mu bantu, ukigira indakoreka, ukaba uri umuntu nyine abantu bose bazi kuri umuntu wo hejuru mu kirere, wa muntu udashobora no kumva baciye bugufiya, byanze bikunze abantu bose bahita bakora cya kintu byo bangweka tugutega iminsi tuzaba tureba. Iyo abantu batangiye kugutega iminsi rero, birashoboka yuko wenda banagutega iminsi bari kukurenganya, dore ko abantu turi babi. Ariko nibona abantu batangiye kugutega iminsi, uzamenye yuko iminsi nayo igiye kukubona, kuko naje gusanga ikintu kitajya ruswa ari igihe n'iminsi. Iminsi y'ugushyikiriye niba ari iminsi y'ibyishimo urishima pe, niba ari umunsi w'umubabaro urababara nyakubabara. Rero iyo abantu batangiye kugutega iminsi, benshi muri bo baba bamaze kubona yuko udakora neza. Harimo n'abo baba bashaka ko bifuza ngo uwampa ejo sinzongere kumubona.
ibyo ngibyo ni ingaruka cyangwa n'ibyo bita kimwe mu gice cy'ibihembo umuntu ahabwa yuko yakoze nabi. Noneho muri ibyo bihano rero niho harimo ibice bibiri. Igice cya mbere cyo kuba ingaruka zikugeraho ku giti cyawe, n'igice cy'ingaruka zishobora kugeraho n'umuryango wawe nawe ugukomokaho bose, bitewe n'icyaha kimwe wakoze cyangwa se ibyaha bibiri, cyangwa se icyaha wakoze ukaba utabashije no kujya gute no kwihana no guca bugufi imbere y'Imana. Kenshi na kenshi iyo umuntu arimo kuvuga ngo ntabwo umuntu aca bugufiya, cyangwa se ngo ntabwo umuntu agira yimanura mu marere ngo amanuke hasi yicishe bugufi, hari igihe umuntu abifatamo nk'aho ari ukugisuzuguza. Ariko burya umuhanga arabanza akareka abantu bakamusuzugura nk'aho nta kintu agira, kuko ntibazabona icyo afite bazahita bareka kongera kumusuzugura. Kandi iyo abantu babonye Imana ikurimo bitewe n'uko ukora ibyiza nk'ibyo umuntu ubaha Imana, bageza kuko bubaha Imana ikurimo nawe ubwawe ukaba urubashywe. Niyo mpamvu iyo dukora ibyiza ntabwo tubikora by'aka kanya, kuko tutazi neza ko ingororano zacu ari iz'aka kanya gusa, nk'uko Pawulo yabivuze. Ingororano no kubabazwa kwacu ntabwo ari iby'aka kanya ngo tubabazwe tuve ku bizahora biteka byose. Turababazwa uyu munsi, ejo bundi tukongera tukishima. Ariko tukiri kuvuga kuri zino ngaruka, ndashaka tuze gutinda ku ngaruka ziba ku muntu ku giti cye zigahita zihinduka zikagera no ku muryango we. Kuko benshi na kenshi n'abantu bazi ko nako ntibaha agaciro, barabizi ntabwo baha agaciro yuko guhemuka utabari ku ingaruka zitarebewe diregite uri no guhemukira abawe guturukaho n'umuryango uvukamo. Ndabyibuka nkimara gukizwa najyaga nca nko muri quartier y'iwacu ahantu ku kabari, abantu bagiye basangira urwagwa na papa, bagiye babanamo bagahita bavuga ati dore bamungu kwa runaka ntawe nibamugurira ubunyobwa, papa wagura icupa urangwa ne mumugura utunyobwa yihekenyere. Ariko iyo wenda n'urugero rutoya kandi usa nkaho rusekeje, ariko iyo ari umuntu w'umugome ahemukira abantu yarigeze ntakoreka, unyura mu bantu bahita bati dore ngore ati dore bano wase muceceke dore buri yaratambutse ni wa wundi wo kwa runaka, kubera imyitwarire ya papa wawe cyangwa se yenda so yitwara. Rero ingaruka zigeze kuri wowe zigahita zijyana ku muryango wawe, zishobora kuba imbogamizi n'abazagukomokaho bakajya bagendana igikomere cy'ahantu bavutse. Nubwo muri no minsi ibikomere byiyongereye mu bantu, haba mu mahanga abantu byinshi byabakomerekeje, ariko muri no minsi igikomere kiri gukomeretsa abantu kikagira ku mutima kikababaza, n'abantu bagiye bakomerekera mu rusengero bakomeretswa n'abakabahumurije, abo ngabo bagiye bakomereka biyagenda bigera imbere cyane, ku buryo bene uwo muntu no kumwomora no kugira ngo ibikomere bye bibashe gukira bitware izindi imbaraga z'umwuka wera. Ariko kuri iki kintu cyo kugira ingaruka zifatika akanya abantu babona n'amaso yandi asanzwe atababona ibyo mu mwuka, iyo uri kugenda ukora imirimo mibi, uhemuka, udafata neza abandi, uri kuremera inzira mbi abagukomokaho, abana bawe, umuryango wawe, nimba wubatse n'umugabo umugore wawe, ndetse n'abandi bose bafitanye isano nawe. Na cyane yuko hari igihe ukora icyaha gihita kigira ingaruka mu buzima abana bawe cyangwa se umugore wawe cyangwa se umugabo wawe. Niyo mpamvu rero ugomba kureba neza ibintu ugiye gukora nimba bizagira inyungu. Ndashaka kugira ngo tuvuge ku kintu nashatse ko dutindaho cy'ingaruka zigenda ku muryango wawe. Igitabo cya mbere cy'Abami igice cya 14 twasoma guhera ku murongo wa mbere tugeze ku murongo wa 14 kugira ngo tubyumve neza. Nagira ngo ijambo ry'Imana ryo ritandukanye n'ibindi bintu byose bisomwa, umuntu arabanza akabyumva neza kandi akabikora. Titire y'amagambo yahiranitse ngo Ahiya ahanurira ibizaba ku nzu ya Yerobowamu. Icyo gihe Abiya mwene Yerobowamu ararwara. Yerobowamu abwira umugore we ati ndakwinginze haguruka wiyoberanye utamenyekana ko uri muka Yerobowamu, maze ujye i Shilo, niho umuhanuzi Ahiya aba, wamvuzeho ko nzaba umwami w'ubugore. Kandi byana imitsima 10 n'udutsima n'ikibindi cy'umutsama, umusange nawe azakubwire uko uyu mwana azamera. Umurongo wa 4. Nuko muka Yerobowamu abigenza atyo, arahaguruka agishiro kwa Ahiya. Ariko Ahiya yari atakibona kuko amaso ye yarahumye, ahumishijwe n'ubusaza. Uwiteka abwira Ahiya ati dore muka Yerobowamu aje kukubaza iby'umwana we urwaye. Ndakubwira ibyo uza kumubwira namara kwinjira aha. Ariyoberanya yihindura undi mugore. Nuko Ahiya yumva ibirenge bye akinjira mu muryango, aravuga ati yewe muka Yerobowamu
injira. Niki gitumye wihindura undi mugore? Umva ngo utumweho amagambo akomeye. 7. Genda ubwire Yerobowamu uti umva uko Uwiteka Imana ya Isiraheli ivuga. Yagukuye muri rubanda irakogeza, ikugira umwami w'ubwoko bwayo bw'Abayisiraheli. Ikugabanyiriza igihugu igikuye ku nzu ya Dawidi, ariko ntiwayibereye nk'umugaragu wayo Dawidi witonderaga amategeko yayo, akayakurikirana umutima we wose kugira ngo akore ibishimwa imbere yayo. Ahubwo ukora ibyaha kurusha abakubanjirije bose. Uragenda wihimbira izindi mana z'ibishushanyo bibajwe n'ibiyagijwe. Urandakaza, uranyimura, unshyira inyuma. Nuko rero nicyo kizatuma nteza inzu ya Yerobowamu ibyago, nkamara. Aha hantu muhumve neza. Nkamara umuhungu wese kuri Yerobowamu, uw'imbata n'uw'umudendezo mu Bisiraheli. Ngaheha pe inzu ya Yerobowamu nk'uko umuntu aheha amabyi akayamaraho. Imana iturengere. Umurongo wa 11. Umuntu wa Yerobowamu wese uzagwa mu mudugudu azaribwa n'imbwa, uzaba ku gasozi azaribwa n'inkongoro, kuko Uwiteka ari we ubivuze. 12. Nuko haguruka witahire, icyakora uzaba ugishinga ibirenge ku rurembo, umwana apfe. 13. Abisiraheli bose bazamuririra bamuhambe. Uwo ni we wa Yerobowamu wenyine uzahambwa mu mva, kuko ari we wenyine wo mu nzu ya Yerobowamu wabonetsweho n'ibyiza bimwe imbere y'Uwiteka Imana ya Isiraheli. 14. Kandi Uwiteka azihagurukiriza umwami muri Isiraheli, ari we uzarimbura inzu ya Yerobowamu uwo munsi. Mbese hari ubundi? Ubu ntibyasohoye. Imana niturengere. Dusomye no nkuru, wafata nk'amagambo menshi cyane, wenda dufashe n'umwanya muri no gusoma, ariko ndagira ngo nkumvishe ko uko byagenda kose ibibi byawe bishobora kukugiraho ingaruka wowe wenyine zikarangiriraho, ariko ku kino gice turebe ko bishobora no kugira ingaruka zo mu muryango wawe. Mwiyumviye izi nkuru z'uyu mugabo, ukuntu yimuye Imana, ukuntu yimitse ibigirwamana, ukuntu yibagiwe aho Imana yamukuye. Muri iyo minsi indwara iteye abantu cyane ni ukwibagiza aho bavuye, ukubitana n'umuntu wo mu cyaro. Kera wari uzi n'ibijumba atabigira, kera wari uzi adafite n'amavuta yo kwisiga, imyate yaramurenze. Wamubona muri iyo minsi Imana imugiriye neza, imutije ku mafaranga, imutije wenda se no kuba hari icyubahiro afite. Reka rwose ugasanga isi yayivuyeho amaze kujya mu ijuru kera. Kandi ibi nibyo bya mbere byatumye Imana ibwira Yerobowamu, kuko wanyimuye ukibagirwa aho nagukuriye, aho nakuvanye muri rubanda, nkakwimika. Kenshi na kenshi n'abantu bajya bumva ko baba basanzwe bari muri rubanda, noneho Imana ikabazamura, nkakwimika, nkakugira umwami w'ubwoko bwanjye. Hari ibintu Imana yakuvanyemo, hari n'ukundi kuntu Imana yakugiriye, irakuzamura kugira undi muntu. Ariko nagira ngo ucunge neza nawe utazamera nka Yerobowamu. Utawarimuye Imana, kera ugifite ubushobozi busa nkaho budafatika, wakundaga Imana n'abantu b'Imana, wakundaga no kujya mu nzu y'Imana n'abantu b'Imana bari. Ariko usa nkaho wagize ikintu gifatika, wenda katuvuye ko imirimo yakubanye myinshi iyo biranumvikana. Ariko se mu by'ukuri cyakunze Imana n'abantu bayo. Buriya reka manze nkubwire, iyi Imana ni Imana ifuha. Iyo watangiye kwimika ibindi bintu runaka, cyangwa se hari ibindi bintu bashyize imbere kuruta Imana, yitewe na ko wimitse ibigirwamana ndetse ibishushanyo bibajwe n'ibiyagijwe, ikabona nibo rugero bamaze kugeramo, ntukiyikunze. Ariko tugere hangaha, Yerobowamu yarwaje uno mwana amaze kurwara, atekereza ko nta kindi kintu kizamukiza, ko nta n'ubundi buryo yari afite bwo gukira. Ariko arangije atekereza ko hari umuhanuzi wamuhanuriye kazaba umwami. Aravuga ati reka njye kumubaza. Ariko yibutse ko ari umunyabyaha, yuko yimuye Imana, yuko atakibana n'Imana, yuko yamaze guhinduka ikindi kintu. Aravuga ati njye ntabwo namuhinduka mu maso, reka ntume umugore. Ndetse n'umugore ntagende ari muka Yerobowamu, niyihinduranya agende abone n'undi mugore amere nyine nkaho batari we, yongereho ibindi bintu, agira imyenda avanamo, agira utundi tuntu twiza yongeraho, ahindure ndetse n'imvugo,
ahindure n'ingendo, ahindure n'imyitwarire, mbega ye kugumya kuba wa muntu w'umuturage wa wundi wabanaga n'abandi baturage, mbega yihindonye yigira undi muntu nk'uko n'abantu benshi basigaye bashaka kwigira abandi bantu batari bo. Noneho narangiza bari kujya kubaza umuhanuzi, umva ubwo bwenge, yigize undi muntu arihinduranije kandi arashaka yuko abaza umuhanuzi. Ibyo bisetsa muri no minsi abantu mushaka gukubitana ukumva ashaka Imana imuvugaho ibyiza izamukorera, ariko ntabwo ashaka kubana n'Imana. Urabizi neza kugira amashyari, urabizi neza kuri umwanganyi, ubusambanyi bwo ntiwavuga, nta n'ikindi kintu wana nawe iyo wisuzumye uzi ko rwose uri mubi, ariko ubushaka bampanurire numva ubuhanuzi, bene ubwo ngubwo ni nko kwikigita ugaseka, ko kenshi na kenshi nimba uzi ko nta byiza bikuriho n'ibintu nategereza ibyiza. Noneho ngo Yerobowamu ngo ayitangira gutegura n'ibyo byose yapanze byo kugenda, Imana itisanga umuhanuzi iramubwira ati rero dore Yerobowamu araje, ariko kamubwira ibyiza ko mumbwira. Buri Imana izi ubwenge itandukanye n'abantu, niyo umuntu yaba ashaje naho umuntu yaba ageze hose, Imana ntabwo imeze nk'abantu, ikora bitandukanye n'ibyo abantu bakora. Girangije noneho iramubwira ati zirakimara kuza umva icyo mumbwirira. Noneho kugira ngo anemere neza yuko aje mu buryo n'ubundi budasobanutse, akimara kuza uhita umenya karibu. Umuhanuzi nawe yahise akora ibintu byiza cyane, ngo agitera ibirenge mu muryango yahise avuga ngo karibu Yerobowamu, ikaze yewe runa. Ibaze ko wari uzi ko ugiye ahantu uzi ngo wenda witwa kandi kazina warihinduranije ukuntu, ukajya kumva umuntu ahise akubwira hamagara rya zina ry'iwanyu ry'irihimbano kera witwaga. Mbere nta mbere ubundi ibyo watekerezaga mu mutwe bihita birangira. Rero agahita bati ngaho rero karibu Yerobowamu rero. Ese ubundi kuki bateguye gahunda yo kwigira undi muntu ra? Ese ndabona nkaho yakabwetse sonde yaruzi ko ntari bukumenye. Ariko yaramumenye ibyo nyine byose ntabwo yabigeretseho. Ariko atangiye kumubwira iby'Imana, amubwira ati noneho umva icyo Imana rero ivuze. Genda umbwire umugabo wawe, umubwire yuko cya mbere yimuye Imana, yirengagijeho namukuye, yirengagije ukuntu yari asanzwe ameze, yirengagije ububabare yabayemo, yirengagije ukuntu yari asuzuguritse kera. Hari ibintu byinshi yirengagije, arangije yibika ibindi bigirwamana. Noneho reka mubwire rero, asibye iyo ngibyo yo kuvuga uko nguko, nanjye kuko narakajwe n'ibyo n'urugero, kuko nababajwe n'ibyo ngibyo yagiye yigira, nkuko nabonye imigenzereze nkana ntinezerewe, dore ikintu ngiye kuzamukora. Bwa nimba habaho imishinga mibi, icyo gihe Imana yahise ategura umushinga mubi kuri Yerobowamu, umushinga wo guheha umuntu ngo nk'uko umuntu ayaha ababyi akayamaraho. Noneho ngo nzamaraho umwana w'umuhungu uw'imbata n'uw'umudendezo. Ahantu hateye ubwoba nuko ngo n'uzapfira ku gasozi azaribwa n'inkongoro, uzagwa mu murwa azaribwa n'imbwa. Rero ngo noneho ikintu rero, uriya urwaye niwe wenyine uzaririrwa n'Abisiraheli bakanamuhamba, kuko basi hari utuntu twiza twamugaragayeho, harimo bimwe mu byiza byamugaragayeho. Muri kino gihe ari gihe umuntu abura n'ibyiza n'ibintu bimugaragaraho, basi bari ibyiza si byabaye byinshi, sinabyabaye na byose, ariko ngo ari ibyiza byamugaragara. Uwo niwe wenyine bazaririra akanashyingurwa, ubwo nyuma abandi bose ubwo basoza inkongoro z'umuriro, ubwo nta bintu byo gushyingurwa. Ahantu niho nese nta gaciro kuri ino jambo, burya gushyingurwa bifite agaciro cyane. Kuba umuntu ashyingurwa, abantu bakabagaza, abantu bakamuherekeza, bakajya kubika umubiri we aho agomba kubikwa, kiriya kintu ni igikorwa cy'agaciro. Niyo mpamvu Uwimana yabaga yamaze kubona ko abaye ikivume birangiye batemerwa no gushyingurwa. Ariko ngo iyo yazashyingurwa abantu bazanamuririra, wenda abantu bazanamenya yuko yari umwana wa Yerobowamu, abantu bo bazabimenya, ariko abandi bazapfa nyuma ntabwo uzabimenya, kuko babimenye ntabwo batuma umwana w'umwami agwa ku gasozi inkongoro zimurye babimenye. Umuryango utaye agaciro, Imana izango nzishakira muri mwana, ntabwo azongera kuba umuntu ukomeye, ntazongera no kugira agaciro, ntazongera no kunezezwa, Imana ntizongera kunezezwa no kumubona ari umukozi, ntabwo izongera no kumubona inezerewe nuko ari umwami. Ahubwo igiye kumukoraho ibi byose twasomye. Imana iturengere kandi ducunge neza, tutazaba inkomyi y'ibyiza mu miryango yacu. Twitware neza, ducunge neza, dukore ibintu bijyanye nuko basi nubwo iminsi turushaho kutubana mibi, nubwo igihe kirushaho kutubera kibi, ariko nagerageze ye kuzaba ari we uba victime y'ibi biba mu muryango, ye kuzaba ari we uba nyirabayazana w'ibi biba mu muryango, ahubwo ugerageze ukora ibyiza, ibyo byiza uzabona ingororano, ukore neza kugira uzabone ingororano. Iri jambo bita ingororano iyo umuntu agiye kugororerwa,
kenshi na kenshi ahagaze ategereje ko agororwa cyangwa se niba yaba ahantu runaka abazi kumugororera mbere na mbere nagamugororera cyangwa se ngo afate igihe ngo akimuhe arabanza akamuvuga ibigwi akavuga ati runaka uyu mwana wo kwa runaka wa wundi gutya na gutya wakuze gutya uyu niwe wabaye gutya niwe wakoze imirimo yose mureba niwe wahuye n'ibibazo byose ariko yari yihanganye akora neza none natambuke Yesu azakenyera duhereze ntago azaguhereza ari uko gutya gusa ngo wigendera niyo mpamvu buri akenshi na kenshi iyo umuntu ari kurira amarira hano muri isi n'ababara aba ari gutegura kugira ngo iyo ababarana na Kristo ariko atari ukubabara ngo nuko yibabaje ari kubabarana na Kristo cyangwa se ari iminsi imusohoyeho aba ari gutegura ko azahanagurwa amarira yarise utararize se kumva azahanagurwa icyo nacyo cyaba ari ikindi kibazo tugeze rero ku gice cyo kumva ko umuntu igihano kimubaho ku giti cye murabizi neza ko buriya iyo bagukubise wibaga ugapfa birangiranye nawe nubwo wenda abantu bagushinzwe kwitaho no kurinda no kurera nabo basigaye muri izo ngorane yo kugira wese yuko ahudire gite kuko Imana ntabwo igiye gwite kurya na leta ntabwo ivuga ngo ubwo runaka ngapfuye yari afite ngiki cyaha ngo reka tugiko ariko Imana yo irashobora gutuma ingaruka z'ibyo wakoze zikugeraho zikagera ku muryango wawe zikagera ku bana bawe zikagera ku nshuti zawe bitewe n'iki mbere na mbere ku nshuti icyo cyambere uragitera ipfunwe mu bandi ni ukubura inshuti y'umuntu uhemuka kuko uyu muntu yahemutse ahantu mwari muri inshuti ukahagera atanga ngo dere ngo uriya mushuti wa runaka ngo dere n'uriya murebe ngo dere n'urebe da ubwo ndetse hari igihe n'ikintu ukeneye utakibona aho ngaho ushingiye ko mushuti wawe yagize gute yahemutse Imana itugire neza kandi Imana iturengere turebe neza ibyo dukora twite no kungorana ibyo tuzahabwa tubanze tumenye ngo mbese ibintu ndi gukora uyu munsi nzabihemberwa iki ese niba atari igihembo biramutse baye ngo kumpanwa nzahanwa bingana biti ese kwigihano cyose kigora ntabwo twagerageza gukora ibyiza twagerageza gukora imirimo ituma Imana izatugororera kuko niza ntabwo izaceceka kandi umunsi izaza kugezeho izabije kukureba ikintu cya mbere ije kuguhemba icya kabiri se ije kuguhana ariko ku munsi wo kuguhemba no guhana icyo gihe hari ikintu kimwe kizabanza kikaba imirimo umuntu wese yakoze izageragereshwa umuriro ntabwo izageragereshwa amazi n'amavuta ahubwo ni umuriro uko bizagenda kose nimba warakoze neza Imana izabana nawe niba warakoze neza Imana izakugororera kandi mu ngororano z'Imana zitandukanye n'iz'abantu iyo Imana igiye kukugororera yo irakureka bati reka muhe icyo abandi bantu batamuha reka muhe ikintu abandi bantu batabonye reka ineza yanjye imugaragareho reka ubwiza bwanjye bugaragare kuri we kuko yabanye nanjye yakoze imirimo myiza yabaye umuntu w'agaciro yagendanye n'iby'agaciro ndetse akora n'iby'agaciro igihe cyose umuntu yamubonagamo Imana ingororano yawe urareba ukabona ni iyihe ntiwaba uri nka wa muntu uvuga ngo ndi gukora cyangwa ndi kugendana n'Imana nta na gahunda mufitanye ukaba uri nka wa muntu uvuga ngo ibyo ndi gukora uyu munsi ubwo abantu babishima ba n'Imana irabishima ahubwo birashoboka ko wakora ibintu abantu bakabishima ariko Imana itabishima ndetse banashoboka yuko hari igihe none wakora ibintu abantu batanashima ariko Imana ibishima ariko nzi neza yuko ibana n'Imana ugakorera Imana ukagendana n'Imana ukora ibintu bakora imirimo bategura ibigomba gufatika bavuga ibigomba kuvugika ukagira umumaro mu gihe cyawe iyo kenshi na kenshi wumva wifuza kugira umumaro mu bantu ubwira Imana ati Imana nshyigikira ngira ikintu mfasha abagenzi banjye ngewe mu buzima bwose nakijijwemo agiye nifuza ko naba umuntu w'abantu ashobora kwenda utabyumva neza nifuzaga yuko nagira umumaro abantu benshi bakabona inyungu kuri nge nubwo wenda nanjye nazibona ariko abantu benshi bakabona inyungu kuri nge akagira ibintu bibageraho byiza bibatera wenda kwishima cyangwa se bibatera kuhindukira mu mitekerereze bakora ibyiza bikabageraho ari benshi bagahinduka bagakora ibyiza ariko nanjye nkagira inyungu nziza z'uko mani gukora ibyiza kenshi na kenshi hari nk'ukuntu umuntu aba akora umurimo awuhemberwa ku kazi ka leta cyangwa se n'akandi kazi gasanzwe ugasanga ako kazi akora ugenderanyije n'umushahara ahembwa n'amafaranga ahembwa nta hantu huriye n'umurimo akora icyo gihe uwo muntu aba ari muri cya gihe cyo gukora ibintu bifite agaciro bikagira inyungu nyinshi ku bantu benshi we agasigarana utunyungu dukeya ariko muri kino gihe biragoye kugira ngo uzabone bene abo bantu biranagoye kugira ngo uzanabishobore kubibamo ukiri muri ino si
ugerageza kugira ngo ukore ibintu byiza bikenewe n'abantu benshi, ugahita utangira guhura n'ibicantege. Uriya yaribonye, yigeze imbonera, isabona ari wewe uzi kugira gutya gusa, kubera ko muri kamere ya muntu aba yumva ubundi agomba gufata igihe cy'ibyiza akabipfobya akabitesha agaciro. Ariko iyo aba wari umunyabwenge wakitaye ku iherezo ryawe, kwita ku ngorane uzabona y'ibyo ukora. Rero iyo ugerageje kuvuga ngo reka ngire umumaro mu gihe cyanjye, ngire ibyo nkora, ngire ikintu mvuga, ngire ikintu ngeraho, ariko kigiye n'inyungu ku bandi, uri gukorera Imana. Mbere na mbere ntabwo witayeho wowe ubwawe gusa, witaye no ku bandi. Ntabwo wahaye agaciro wowe ubwawe gusa, n'abandi bagahaye agaciro. Iyo uri mu nzira y'Imana, uri gukorera Imana. Kandi hari ijambo njya nkunda gutinya, niyo abantu biteguye umunsi w'ibihembo, abantu biteguye gufata ibihembo, iyo batari barasomye urutonde rw'abazahembwa, bakavuga ngo abantu bose bagiye mu irushanwa cyangwa se abantu bakoze igikorwa runaka, muzaze tuzatanga ibihembo. Harimo abantu baba bazi ko bari buhembwe kandi ntibahembwe. Hari n'abantu baba biteguye yuko bari bufate igihembo cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu ntibagifate. Kubera iki? We yarazi neza yuko uko yakoze ashobora kuba uko yakoze ibyiza. Ariko ndagira ngo mugenzi wanjye, wowe ugira amahirwe yo kubana natwe, ndetse nawe tukajya amahirwe yo kubana nawe, ndagira ngo uyu munsi mukangurire yuko naho abantu batagushima, ariko gerageza gukora neza. Nubwo abantu bavuga yuko wenda wigize iki, ariko gerageza gukora neza. Kuko kenshi na kenshi ibi byiza dukora bizagira ingaruka nziza ku badukomokaho ndetse natwe ubwacu. Cyane cyane yuko tukiri hano mu isi dufashe igihe mu ntambara, umuntu yakagombye kwibaza ngo mbese hirya y'ejo nzaba ndi hehe, nzaba ndi kumwe n'abandi, isi ibyo navuze, ibyo nakoze, ntawe uzangira hara ngo ibi ngibi kuba bivuze byagenze bite. Aho gucunga neza ukavuga ngo nanjye reka nkore imirimo myiza kugira ngo nemerwe n'Imana n'abantu bakeya, kuko abantu bose ntabwo bakwemera. Wawasurinde Yesu ntibamwemeye. Jewe uriya nta nubwo njya mvuga ngo umuntu ngo ntiyanyemeye ntinanshyigikiye buryo ndimo, ngo umuntu ntabwo yabyumvise. Mpita nibuka yuko na Yesu wabitangiye batigeze bamwemera. Buno umuntu ateye ubwoba, gushaka mu nyamaswa ziteye ubwoba, ushaka kureba ibintu biteye ubwoba, ubundi wakagombye kureba umuntu. Kuko umuntu utagirira n'impuhwe na Yesu, wavuye ngo Yesu uyu nguyu wancunguye. Utaragiriye rero impuhwe Yesu, we ntukavuge ngo azazikugirira, ahubwo nugira amahirwe wakazikugirira, ujye ushima Imana. Navuye ngo Mana, uyu muntu ushobora kuba agiriye impuhwe ni wowe umukoresheje. Kuko umuntu mu bumuntu bwe ku giti cye ntabwo wapfa kumubonaho ibyiza. Umuntu mu bumuntu ku giti cye ibyiza kubibonaho biragoye. Barije amanya ntenyera muri byo ngo isi izahinduka umwirare bitewe n'imbuto umwana w'umuntu abiba. Njyewe nabira bavangu ngo Imana ngizatwika abantu, ko abantu babivuga kuriya ngo umuruza njye namaze kwiha igisubizo. Ubundi abantu birahagije kugira ngo ubwabo birimbure, kugira ngo abantu ubwabo barimbure n'isi barahagije. Kuko uko bukeye umwana w'umuntu arushaho kuba mubi aho kuba mwiza. Kandi noneho mu bwikunde bwe ashaka kugira ngo ase nk'asimbuye Imana. Nta muntu unyurwa n'uko ari ngo apfe kuguma uko ari, ngo basi riranyuze none agerageza gutera imbere mu bifatika ngo abigerageza nyice mu nzira nziza, bate byanze bikunze ahubwo nanahemuka kugira ngo ndamuke. Noneho hari n'umuntu rero nambe n'uwakihangana yakihanganira mpemuke ndamuke, kuko wenda barahemuka ari guhemuka kugira ngo aramuke. Ariko noneho hari n'umuntu uhemuka atakibaza ibiryo, atakiri gushaka imyenda, atakiri gushaka inzu, atabuze ubwishingizi, atabuze n'imodoka yo gutemberamo, ndetse niyo kujya guhaha ye niya guhinga ubanza yayibona. Ariko kabati byanze bikunze kuko ndi umuntu muri bwa bundi turemyemo, reka mpemuke na runaka na turiya tuntu afite na tuntu tware. Uwo muntu rero niba ndi kubwira uyu mwanya, nabanza zirikana ahantu Imana yamukuye. Kuko uyu Yerobowamu iyo aza kwibuka ahantu Imana yamukuye, akanibuka ukuntu yabanye n'Imana, no kuntu Imana yamugeneza ikamuvana muri rubanda, ikamushyira ahantu abantu bose bamureba, ikamushyira ahantu avuga ijambo abantu bakamwumva, ikamushyira ahantu afata imyanzuro ikumvikana, ikamushyira ahantu icyo atemeye kitabaho, ikamushyira ahantu afatira imyanzuro yumva. Imana imaze gushyira aho hantu, ubundi ihita ijya ku ruhande ikavuga ngo reka nkurebe. Ubundi uriya muntu umaze kugera aho umaze kugwiza ibyo agwiza, we ubwe yakigaragaza nkande. Ikintu kijya gitungurana nuko umuntu mu bumuntu ase byo Imana ishyigikiye yageze ahantu ava akagira ahandi hanajya, ahita ahinduka, agahindukana n'ibihe, ukabona n'umuntu mushyashya, ukibaza uwo ari we, akakuyoberwa nawe ukamuyoberwa. Ariko ukamuyoberwa kuko unamutinye, ariko wese aba kuyoberwa ahubwo yakwirengagiza.
wenda hari mutuvuga nkunda kuvuga kuri bino bintu ngo mugiye ngo nuko hari wenda nagize hari nta gikomere nagize cy'umuntu wanyirengagije, nta nubwo nize ngira igikomere cyo kuba hari umuntu wateye imbere nkamugirira ishyari cyangwa se yatera imbere wenda nkabazwa nuko yateye imbere tukaba tutakiri kumwe, kuko ngewe agakiza mfite no kuntu mbana n'Imana nishimira iyo mbonye umuntu ateye imbere, cyane cyane ko yari wo tuziranye, mba nishimye mvuga ngo ntacyo umuntu tuziranye Imana yamugiriye neza, kandi ibya Yesu ari ku murongo niwe yahereyeho nanjye zahita ingeraho. Ariko usigaye usanga nk'umuntu ugasanga atera ikibazo nuko hari undi muntu Imana yashubije, hoya ntago ariho kandi bikubivugamo, ahubwo ni cyagende jya nkwibutsa yuko Imana itegereje kugira ngo irebe ko wowe uzirikana aho wavuye, Imana itegereje kugira ngo irebe yuko uzirikana aho yagukuye, none nawe ukayubaha ukayubahisha. Ntabwo ndi kubivugira rero kugira ngo wenda ngo abantu bazamutse birata ku bandi, kuko ngewe mpagaciro umuntu igihe harimo kandi nkanemerwa n'igihe harimo, n'ibyo ukora n'ibijyanye n'igihe cyawe, kuko ubundi igihe niyo mucamanza mwiza utajya ubera utarya ruswa, ndetse we ntanategereza ibimenyetso ababyifitiye. Igihe umuntu arimo n'umwanya arimo niwo mucamanza we, nawe rero nushaka kumucira urubanza wowe uzaba washatse kwigira igihe kandi wowe ntabwo uri igihe. Tugiye kwijambo bita ingororano, iyo ugiye kugororerwa ibikwiye n'ibyo wakoze rero, iyo uzi neza ko wakoze imirimo ifatika uba witeguye ibihembo bifatika n'ingororano zishimishije. Ariko iyo uzi ko nta kintu wakoze, byanze bikunze asige ko hari n'abantu bazi kwishushanya bakanijijisha bakabya, hari umuntu ubu nawe ubundi umutima ubukubwira ibyo wakoze, unazi neza yuko ibyo wakoze ari amafuti ukwiye gukubihanirwa. Ariko kugira ngo ugumye wishingemo imbaraga, wiyumvemo ko nawe rwose uri umukozi w'Imana, wiyumvemo ko nawe rwose wabanye n'Imana, ariko dawujya hano bati tuzajya iwacu mu ijuru, buriya iyi Mana twakoreye izaduhemba, izatwitura ubugingo buhoraho. Ariko nawe urabizi aho wicaye yuko rwose ariyo muri kumwe nayo utanagira gute, utanavuga ngo Mana yanjye. Kenshi na kenshi uko tugaragara imbere y'abantu hari igihe tutari ko turi ibyo dushaka kugaragaza, wenda atari nabyo binaturimo ku bantu benshi cyane. Ariko byaraguye kugira ngo nubwo uyu munsi bigoranye kugira ngo umuntu umenye ngo ninde, ariko basi musuzumisha ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo abanjye muzamenyeshwa n'imbuto bagira gute, n'imbuto bera. Ariko nujya kugendera kuko abandi babavuze, hari igihe uri kumuvuga ari uwo babisikanye agiye kumuhemukira, akamubuza kumuhemukira, agahita atangira kugenda amuvuga nabi. Hari n'igihe umuntu aba afite icyo gushaka aho wakimwima, agahita agenda kuvuga ibindi. Iyo ushaka rero kugira ngo umenye umuntu nubwo atari n'inshingano zo kumenya abantu, ahubwo wakagombye kumugenzura mu mbuto ze. Buriya akamubwira umuntu yakihisha umwaka umwe, akiyoberanya umwaka ibiri, akiyoberanya imyaka itatu, yenda akayijyana na 15, ariko indi myaka iri imbere wa wundi umurimo we ugendera muri we ukamubona. Kenshi na kenshi buriya niyo mpamvu bajya bavuga ati umuntu mwito mwagakambye ugatega iminsi. Iyo umuntu muteze iminsi baba bavuga suko wenda iminsi izaza ikamufatika mu kubita hasi, nuko ahubwo umurimo we muri we azageza aho yigaragaza. Nagira ngo nkwifurize rero nshuti yanjye, umukunzi wa Kebuka Iburyo TV, umukozi w'Imana, umuntu ukunda gusenga, ukunda kubana n'Imana, nagira ngo ushishikarize ngo urebe ibintu uri gukora muri ino minsi, urebe niba ibiri gukora bizagira umusaruro. Twongeye dusome ijambo ry'Imana, tugiye gusoma mu byakozwe n'intumwa igice cya 5, turasoma guhera ku murongo wa mbere, ubundi tuganire umwanya mutoya, tugende dufata n'igihe cyo kungurana ibitekerezo cyangwa se dusoze dushingiye ku gihe tuba tugezemo. Handitse aya magambo avuga ngo ibya Ananiya na Safira. Ahangaha ni muri cya gihe umuntu ngaruka zishobora kumugeraho we ku giti cye kubera icyaha akoze kandi zikamugeraho ako kanya. Ibyaha cyasimiye umuntu akora, ingaruka zitazikugeraho ako kanya. Hari n'ibyo umuntu akora ingaruka zikazamugeraho kera bititaye ngo hazagira icyo gihe. Hariho umugabo witwaga Ananiya hamwe n'umugore witwaga Safira, agura isambu agabanya ku biguzi byayo, umugore nawe abizi, maze azana igice agishyira intumwa. Petero aramubaza ati Ananiya, ni iki gitumye Satani yuzuza umutima wawe kubeshya Umwuka Wera ukisigira igice cy'ibiguzi by'isambu? Ukiyifite ntiyari iyawe, kandi umaze kuyigura ibiguzi byayo ntibyari ibyawe ubyigengaho? Ni iki gitumye wigira inama yo gukora utyo? Si abantu ubeshye, ahubwo Imana niyo ubeshye.
Ananiya abyumvise atyo aragwa, umwuka urahera. Ababyumvise bose bagira ubwoba bwinshi. Nuko abasore barahaguruka, baramukubira, baramujyana, baramuhamba. Hashize nk'amasaha 3 umugore we arinjira atazi uko byagenze. Petero aramubaza ati, mbwira, mbese ibi biguzi nibyo mwaguze isambu? Aramusubiza ati, ye, nibyo. Petero aramusubiza ati, ni iki gitumye muhuza inama yo kugerageza umwuka w'umwami Imana? Dore ibirenge by'abamaze guhamba umugabo wawe bigeze ku muryango, nawe barakujyana. Muri ako kanya amugwa ku birenge, umwuka urahera. Ba basore binjiye basanga amaze gupfa, baramujyana bamuhamba hamwe n'umugabo we. Itorero ryose n'ababyumvise bose bagira ubwoba bwinshi. Imana iturengere. Iki cyaha ni cyaha umuntu akora ingaruka zitazimugiraho ako kanya, kandi n'ibihembo byabyo agahita bibona ako kanya. Ahantu haratangaje kandi hateye ubwoba, kuko kenshi na kenshi abantu bamenyereye yuko ngo nkoze icyo cyaha uyu munsi, ingaruka zacyo ku bijyanye n'Imana izaduhana kera, izabenda yaranatubabariye. Ariko nagira ngo batangarize yuko hari ingaruka cyangwa se ingororano ushobora kugeraho ako kanya, kandi ukoze icyaha wenda hari nk'abandi bakoze icyaha. Kuko ntabwo Ananiya na Safira abantu ba mbere bari babeshye, ahubwo nuko bahuranye n'igihe umwuka w'Imana ari aho hafi, kandi adashaka babeshya n'abakunda kubikora. Noneho ahita ajya kubeshya, kandi cya gikorwa cyari kigiye kuba ubundi cyari igikorwa cyo ku bushake. Murakora ibintu ku bushake bwe, aho basanga bishyizemo amanyanga, basanga bishyizemo ibindi bintu. Nibyo Ananiya na Safira bagize hariya, bazira yuko babeshya umwuka w'Imana. Mugenzi wanjye, ngira nkubwire ngo iyi Mana twakurikiye ni Imana iteye ubwoba, ariko ni Imana nziza, ni Imana y'urukundo, ni Imana ikunda abantu bayo. Ariko ijambo ryayo riratubwira ngo dore ndaza vuba, kandi nzanye ingororano kugira ngo rere buri muntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Mbese muvandimwe, inshuti z'umusaraba, bakunzi ba Kirikubyo TV, yewe muntu ukunda Imana, yewe muntu ubana natwe, mbese wumvise iri jambo, ibintu uri gukora nujya kugororerwa uzakorerwa ibingana iki? Ese ingororano zawe uzafata mu maboko uzakirize yombi? Ese ingororano zawe ntizaba ikibazo kuba gukomokaho? Ese ibyo uzahembwa bizakugira umumaro? Cunga neza ibyo uri gukora, urebe neza imirimo yawe, urebe neza n'ibyo uri gukora, urebe neza n'ibyo uri kuvuga, yuko Imana izaguhemba kandi izakugira neza. Twagiye twumva ubuhamya bw'abantu benshi cyane, tubona n'imirimo y'abantu bagiye bakora neza, n'Imana yagiye ihemba no muri Bibiliya banditse. Ariko nagira ngo utangarize yuko igihe cyose uzakora ikintu ushimwe n'abantu nacyo kizaba imfabusa. Abantu twagushima bikarangira, kuko abantu twebwe dushima umunsi umwe undi tukagaya, dushima umunsi umwe undi tukakuzinukwa, abantu twe duteye ubwoba. Ariko Imana twiringiyeyo ikiza cyose wakoze bifitanye kibitse, kandi ingororano zacyo izaziguha. Nakomeje kubabwira ijambo ngo ntabwo Imana izatugenda mideni, nta nubwo izakatuza, nta nubwo Imana izawatinda ihangane base bizagende ejo bundi. Igihe cyose wowe wakoreye Imana nijya kuguhemba, ntabwo izagira ikatuza, nta nubwo izakugwa mu nkopa, ahubwo izaguhemba kandi izakugirira neza. Rero kora neza, ukora ibyo ukwiriye gukora mu gihe cyawe, kandi wishimire yuko Imana yakugiriye neza. Umwanya urimo unyurwemo n'uko Imana yakugize, wishimire ko Imana yakugize uwo nguwo uri we, ahubwo witegure ngo mbese nzaba nde wundi ubutaha. Witegure ngo nzabamo uwuhe muntu wundi uzaza, nzagira umumaro uwuhe mu bandi bantu basigaye. Isi igihe nsigaranye nzagikoresha iki? Nzakoramo imirimo ishyigikira abandi, nzakoramo imirimo Imana izampembera, nzakoramo imirimo yo gutera waraza, nzakora ibyaha nzinezeza, nzishimisha. Nubwo uyu mubiri udushukashwa ngo tuwunezeze, ariko uduhinduka vuba. Naje gusanga nta heza h'uyu mubiri, kuko n'imibabaro abantu bose bagira niyo ugira mu ruhare. Ibyaha byose abantu bakora ni umubiri ubidukora, ariko iyo wawushimishije wumva ibintu rwose ari sawa, wumva bimeze neza, wumva rwose wageze ahantu ugera. Ariko nagira ngo mubwire ngo cunga neza ibyo ukora, ingororano zabyo ni nziza,
kuburyo utazagira isoni, kuko ndakeka bagupfunyikiye kado niyo yaba ari umuntu akavuga ati kaguhe kado, wangiza ugasanga wenda yafunze kado irimo ubusa, akavuga ati wenda akandikaho ijambo rivuga ngo uzikosore, akaguha iyo kado. Uyu bifunguye mu maso y'abantu bagasanga harimo ngo uzikosore, ndakeka byahita bigutera agahinda, ntabwo wakongera byahanjaga bajya kuvugana mu bantu, na kwa kundi wiyemera ukifata nk'umuntu udasanzwe, na kwa kundi wumvaga rwose ibyawe we bimeze neza buri gihe, ukumva abantu bose bakubona ko ari wowe uri smart. Nkubwije ukuri ko icyo gihe kikubayeho uhita ubura ikintu cyo kuvuga. Ariko ndagira ngo nkwifurize ngo we kuzaba muri babandi bazategereza ibihembo bagasanga ahubwo hari ibihano. Ndagira ngo nkwifurize yuko utaba muri babandi bazashiduka batanahembwe, ahubwo bagiye guhanwa, aho gukora imirimo myiza kugira ngo Imana izakugororere. Buri muntu wese ibintu akora azabibona zihwanye n'ibyo yakoze, ndetse buri iyo ugerageza gukora neza Imana ibana nawe ikagushyigikira ikagukoresha iby'ubutwari. Hari igihe ushiduka wakoze neza utanabiteguye muri bije wateguye, ariko ugashiduka wakoze neza, ugahura n'umuntu wagiriye neza. Dore ko abantu bose tuba twifuza ko twakituye neza n'abo twayigiriye, ariko Imana yo ntabwo ari uko ibitegura. Ushobora no ineza wagize Imana ikazakoresha abandi cyangwa n'Imana ubwayo ikayikwitura. Wowe nubasha kugira neza ukabona ubana n'abantu, ujye ushaka ko hari ikiza cyakuvamo kijya muri abo bantu, kandi ugerageze gushaka ibintu byinshi byiza wakorera abantu bakabona yuko intego yawe ari gukora ibyiza. Hano kuri Kebugiro TV rero dufite umwanya munini wo kuzabana nawe no gukomeza kubana nawe no gukorera Imana, kandi no kwamamaza ubutumwa bwiza. Nicyo twahamagariwe, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Kandi ikintu twifuza kuruta ikindi ni uko twakorera Imana, haba mu buryo tugendamo, haba mu buryo tuvugamo, haba mu buryo naho twicaye ndetse naho dukorera, naho dushakira ubuzima bwa buri munsi, tukabana n'Imana duteganya ngo nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Ese ubuzima nzabamo nyuma y'ubu ngubu ni ubuhe? Ese ubuzima nzabamo ni bya bindi byo kuvuga ngo nabanje ibyiza mperutse ibibi, cyangwa turi kuvuga ngo Mana nubwo dushobora ko hari ibintu bibi twabayemo, ariko turagushimiye yuko uyu munsi kuduteza intambwe yo gukora ibyiza. Nk'uko kenshi na kenshi umuntu aba yumva wese aje niyo yakoresha ubwonko bwe bingana gute, aba yumva yakagombye gukora neza. Ariko umuntu Satani yamaze kwarekamo, agafatamo intebe, agafatamo yewe n'ibyangombwa byose abifitemo, baravuga ati niyo nahemukiye abantu nta kintu bimbwiye, niyo naba imbogamizi mu bandi nta kintu bimbwiye. Icyapfa ni uko akora neza kandi agakora ibintu yumva yifuza, kandi we aba yumva gukora neza kubera yuko akoze ibintu yifuza. Ariko uyu mubiri ufite uburenganzira, ntabwo tuzabasha kugera mu bwami bwo mu ijuru. Umubiri nitureka kwisanzura, nta kintu tuzakora ngo kigire agaciro, ahubwo zashiduka ibyo turi gukora byarataye agaciro. Nagira ngo nkwifurize wowe nshuti yanjye, wowe mugenzi wanjye mu Kristo, mwene data, wowe wahamagawe n'Imana ndetse nifuza kuzabana n'Imana, acunga ibyo uri gukora uyu munsi ngo abantu uzagororerwa. Ese uzagororerwa iki? Ese nawe ntabwo uzabona Yesu ukirukanka, cyangwa ukumva impanda ivuze nako ntabwo wabana yumvise, ahubwo wowe wagishiduka ushaka bene so ukabura babuze, ugahita ati byanze bikunze wawe nk'abandi, ugahita ati nanjye bindangiriyeho. Imana iturenge rero. Ni igihe kinini twabaye mu nzu y'Imana, ndetse tuzakomeza no kuba mu nzu y'Imana. Ni igihe kinini twumvise ijambo ry'Imana, ndetse tuzakomeza no kuryumva. Ariko nagira ngo uyu mwanya ubufate wumva iki cyigisho, cyangwa se ahangaha hose waba ugeze, cyangwa mu ntambwe zose wajya utera, uyuha ngo Mana gushimiye ibintu byatambutse n'ahantu wamvanye, ahangaha ungejeje Mana, nyongeramo izindi imbaraga zo gukora ibyiza, aho kugira ngo nze gusubira inyuma nk'imigezi, cyangwa se nze gusubira inyuma nk'isabune, ahubwo mbashe gukora ibyiza bizatuma nubwo uzahamagara uzahemba n'ingorano zawe nanjye nzaziboneho. Uvuye mu Mana, twabonye neza yawe n'ubushobozi bwawe, twabonye ukuboko kwawe kwiza, tubona ubana n'abantu, tunugirira neza abantu bose, kandi ukuboko kwawe kwabanye natwe mu gihe twe tugukeneye. Uvuye ngo Mana ngushimiye, kuko buriya bundi umwana mwiza ashimira umubyeyi we, ndetse n'undi muntu wese umugiriye neza aramushimira. Hano ndagushimiye, murakoze, urakoze kuko bigenze gutya. None dushimiye Imana kuko yo yabanye natwe ikaturinda, ndetse turi no gusenga tuvuga ngo Mana udukoreshe ibyiza kuruta ibindi. Ubushize turi kuganira nabwiye yuko mfite icyifuzo cy'uko ubona amaze ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana, no kugira ngo abantu bakizwe kandi begere Imana. Nifuzaga yuko no mu gihe kizaza nazaba mfite imbaraga n'ubushobozi bwo gukora ibyiza, haba mu magambo ndetse no mu bikorwa. Kenshi na kenshi ngewe nyantera agahinda, nkagira intimba n'agahinda, kubera nk'iyo mbonye nk'umuntu ubabaye
ukeneye ubufasha wenda ntabasha kumufasha, kuko nubwo umuntu atapfa kunyurwa muragoye kugira ngo anyurwe, ariko hari igihe uvuga ngo nabe nanjye uyu munsi mfite iki n'iki, ariko suriya ko nta n'iki ngiki afite, kandi ukagenda kumubwiza ubutumwa bwiza. Kuko itorero rya mbere rimwe ryabanye na Pawulo na Yesu, ririya ry'intumwa Yesu yarasize, bo uburyo bakoreye Imana ntabwo bifuzaga kuvugwa neza no kuvuga n'umunwa gusa, bifuzaga intego yabo kwari gukora ubutumwa bwiza haba mu bikorwa ndetse no mu magambo yabo, baba bavuze bagasoresha ibikorwa. None turi gusenga muri no minsi kuri Buryo TV, nabo tubana nabo dukorana, turi gusenga tubanga Imana idushyigikire, itwagurira imbago, tuvuge ubutumwa bwiza abantu batera imbere mu by'umwuka, ariko Imana iteze intambwe yo kugira n'ubushobozi bwo kugira abandi bantu dufasha mu buryo bufatika. Nubwo iby'ijambo ry'Imana ari bizima ndetse biri furu byihagije, ariko roho nzima mu mubiri muzima, nawe ugize inkunga ugira ukarusha abantu wajya uyitanga, bavuga ngo nanjye nshyigikire umurimo w'Imana mu buryo bufatika. Kuko ntabwo njyewe hari ikintu namaze kubona, ni umusaza ajya kunyigisha cyane twakunda kuganira, yajyaga ambwira ngo rero ngo umwana wanjye ngo nakugera hashonje ntuzavuye ngo uriruka na dayimoni w'inzara, uvuye ngo mu izina rya Yesu dayimoni w'inzara turamwirukanye, oya ngo dayimoni w'inzara yirukanwa nuko habonetse isoro ririmo ibiryo. Rero bitera agahinda ko hari igihe nk'umuntu aba ashonje yabuze tike, ubushobozi buze ukavuza umwana akaguhinga uko hazingura umukozi w'Imana wenda nakubonye n'ahantu runaka, cyangwa akuba ati mfasha ndakubonye ubwo ari we mukozi w'Imana, wenda nawe ugasanga muri iyo minsi uparitse nabi, warandibwa wa mushoferi ngo uparitse nabi, nawe wumva urebye nabi polisi yakwandikira. Icyo gihe birakubabaza iyo ufite umutima wo gukorera Imana, ukavuga ngo uwambonye namamaza ubutumwa bw'Imana igira neza n'ubushobozi, njyewe ni igiki namukoreye kandi ko yarankeneye. Rero niyo byo masengesho turimo ni naryo vuga ubutumwa turi gushaka gukora mu minsi iri imbere, kugira ngo twegeranye ubushobozi Imana izaduteza, kugira ngo natwe tujye tuvuga ubutumwa, ariko nyuma tugere n'ahantu tugera dushyigikire bene data, kuko Imana yahamagaye abantu bose mu ngeri zose, ihamagara abakene, ihamagara adafite shinge ndetse na rugero, ariko Yesu yabereye shinge na rugero. Ibyo byose turi kubikora kugira ngo tutegure ko twazabona ingororano zisumbuye kuri ibi ngibi turi kuvuga. Uko wenda iyo wize wabiteguye ko nurangiza kwiga wenda uzabona akazi n'umushahara, cyangwa se wenda uzanikorera ukabona amafaranga, ariko nanone nyuma y'ibyo ngibyo byose hariho ubundi buzima tuzabamo kandi Imana izatwishyuza. Ndabashimiye rero kubera yuko muri abantu nk'umumaro, kandi abashimiye yuko mufata igihe mukadutega amatwi, kandi tubashishikariza yuko n'ubundi tuhari ku bwanyu kugira ngo dukore umurimo w'Imana. Umurimo w'Imana ni njyewe, umurimo w'Imana ni wowe, ndetse n'abandi bose badukikije, kandi umurimo w'Imana uruta uwundi ni wo kwera imbuto zikwiriye abihannye